Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizami kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa? Ibibazo biragaruka, wagira mu kizami cyawe ugasanga ibibazo 8 biragarutse, ugasanga ibibazo 9 biragarutse kandi wabibonye mwa kino kizami kimwe kiba cyakozwe. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukorere rimwe wite utsinda, nta kindi ubusabwa uretse kubona imyitozo ihagije kwa bino bizami biba byakozwe. Abantu benshi bari gutsinda kandi nta rindi banga no gukosora ikizami kiba cyakozwe, cyane cyane niba uri hafi gukora ugakosora kino kiba cyakozwe mu gitondo, uba usanga ibizami barabaza uwo munsi hano haraba higanjemo ibibazo byinshi. Rero fata agapapuro, ufata agakaramu, ujya ahantu hatuje, ikibazo kiba gifite ibisubizo 4, ugenda uhitamo igisubizo cy'ukuri, uze kucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Ariko niba ushaka gukora rimwe ugahita utsinda, mbere y'uko ureba ino video jya aho hantu handitse subscribe wakande kugira ngo ikizami gishya dushyizeho, kugira ngo isomo rishya dushyizeho, murabizi genda bashyiraho amasomo agenda bafasha kumva neza bino bizami byakozwe kugira ngo ujye uyabonera ku gihe. Nkanakunda gupostinga ikibazo kiri gukunda kugaruka mu kizami, ku buryo iyo urakora nk'uwo munsi ugahita ukireba nkagipostinga ugahita ukibona, ariko abantu bakibona ni abakoze subscribe kuko bahita baguha notification ukakireba ukagikora, bagahita banagukosora bakakubwira icyo ukuri. Mu gihe utagikoze wagerwaho mu kizame wabona kigarutse ugahita ugikora kitakugoye ukaba wari wakibonyeho. Rero kugira ngo ibyo byose ujye uhita ubibona, ikintu ubusabwa ni kimwe, no kujya aho hantu handitse subscribe mbere y'uko ureba ino video ukamanza ukahakanda. Ibindi byo nukwibutsa ko code ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukunda guze twigane mu shuri, turakwigisha. Ikintu gikora ni kimwe, uduha amasaha uboneka ku munsi yageze, turaboneka tukakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kugaruka cyane, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Birashoboka ko waba ubonye nimero yacu kano kanya ufite ikizame ku mugoroba cyangwa ugifite ejo, naho tuba twaguhugura tukakwigisha, ukaduha amasaha menshi, wagerwaho ukora rimwe ugahita utsinda. Rero ni mutwandike cyangwa muduhamagare kuri 0789 ibyo byose tubibafashemo. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, rero ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki? Tegereze neza. Ikibazo cya mbere kibaza ngo iki cyapa gisobanura. Mbibutsa ko iyo video namaze kukibakorera amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Niba utari wayireba subiraho uyirebe, kuko ukuntu iteguye ntabwo bino bibazo byerekeye ku byapa byazongera kujya biguhagarara imbere. Ukuntu imeze ni icyapa, ubusobanuro bwacyo n'ibibazo bagenda babazaho. Ibi byose wabisanga mu iyo video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Kino cyapa gisobanura iki? Itegereze neza. Ese kino cyapa gifitiye ishusho? Iyo bavuze ishusho y'icyapa, ese uri kubona kino cyapa ari uruziga? Ese uri kubona ari impande 3? Ese uri kubona ari impande 4? Ibyo nibyo bita ishusho y'icyapa. Ese uri kubona ubuso busute? Ubuso ni muramwe imbere. Ubuso rero ni umweru. Kino cyapa nta kirango gifite. Ese kino cyapa gisobanura iki? Hano ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo icyo ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa kano kanya. Iravuga ngo ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Mbega ngo ntihanyurwa n'abandi uretse abatuye. Sika ngo hanyurwa mu byerekezo kimwe gusa. Ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kiye mwa bino bisubizo 4 baduhaye. Ubonye ngiye kuvuga igisubizo cy'ukuri utari wamara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo wizere neza ko abantu tugize kuri 20 ariyo wari kugira mwa kino kizami kiba cyakozwe. Ndakeka ko hano amaze gutemeza cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri cyanya cyo nta kindi ni A, ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Iyo ubonye kino cyapa ntabwo wabemerewe kujyayo, n'abariyo ntabwo wabemerewe kuvayo. Hari n'ikindi kivuga ngo ntihanyurwa, ariko cyo kiba gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru. Cyo iyo ukibonye ntabwo wemerewe kujyayo, ariko bariyo baba bavayo. Ariko kino iyo ukibonye wowe ntabwo wemerewe kujyayo, ndetse nabo ntabwo wemerewe kuvayo. Ntihanyurwa mu byerekezo
byombi. Ndakeka ko uramutse guhitamo A, ndakeka ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Niba utari wayihisemo, ndakeka ko kiramutse kigarutse mu kizamura kora urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Iyo tumaze kugufasha kubona kode, tuguha imyitozo kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Imyitozo ikunda kubazwa cyane. Ibindi ni ukubibutsa ko iyo ushaka kwiga mu buryo bwa online uduha amasaha abonekaho ku munsi. Yageze turaboneka twakwigisha, ukaduha amasaha akunogeye. Ushobora no kuduha saa 2 z'ijoro, ushobora no kuduha saa 3 z'ijoro. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare kuri 0789 ibyo byose tubafashemo. Ndakeka ko hano mwari mwamaze guhitamo A, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kabiri, kirabaza ngo ubugari bwa romoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? Aravuga ngo igare, B ikavuga ngo volomoteri, C ikavuga ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Abantu bari gukora, bari gutsinda. Ndakeka ko nawe niba ukeneye gukora rimwe, ikintu usabwa bari kimwe, no gukosora ikizami cyose kiba cyakozwe. Murabizi ibibazo biragaruka, nujya mu kizami uzabona ibibazo baguhaye bimeze neza gutya. Nutanuzuza ngo ugire 20 kuri 20, n'icyo uzaba wayishe azaba ari uko wenda wibagiwe igisubizo cy'ukuri, naho undi bibazo babiguhereza bimeze gutya. Rero kugira ukore rimwe utsinda, ugomba kubona imyitozo yagije kwa bino bizami byakozwe, kandi nta handi wabikura uretse kwa ino YouTube channel. Ikintu busabwa no gukanda subscribe kugira ngo nijya nshyiraho ugihita ukibonera ku gihe. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande. Iyo bavuze ngo ipikipiki idafite akanyabiziga kometse ku ruhande, bakakiguhereza ikibazo neza kimeze gutya, ariko bagashyiraho ngo idafite, uhita uhitamo D ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Rero hano ho bari bavuze ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, niyo mpamvu duhisemo C. Ndakeka ko uramaze guhitamo C, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Niba utari wagihisemo, ndakeka ko kiramutse kigarutse mu kizamura kora wahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu, kirabaza ngo iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. A iravuga ngo imyaka 10, B ikavuga ngo imyaka 12, C ikavuga ngo imyaka 7, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabizi bitewe n'ukuntu umwana ari kugenda akura, hari imyaka ageramo agakubagana cyane, ku buryo biba bitemewe kumushyira ku ntebe yegereye umuyobozi w'ikinyabiziga bayicayeho iyo harimo indi myanya. Ese niyihe myaka bibujijwe kuba umwana afite ukaba wamutwara ku ntebe y'imbere? Hano ibisubizo 4 baduhaye, hitamo icy'ukuri ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Kino kibazo hari igihe babaje ngo iyo hatarimo, cyangwa bakavuga ngo iyo harimo. Rero byose niba bishyiraho igisubizo cy'ukuri kirimo uzagihitemo. Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo cy'ukuri, batubwiye ngo iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, imyaka 12. Niba bavuga ngo iyo harimo cyangwa bagashyira ngo iyo hatarimo, hose igisubizo cy'ukuri gihora ari imyaka 12, ntuzabigireho ikibazo. Ndakeka ko uramaze guhitamo B, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo icyapa cyerekana. Ese kino cyapa cyerekana iki? Gifite ishusho, ndakeka ko ibintu bijyanye n'amashusho y'ibyapa mumaze kuyamenya. Iyo bavuze ishusho, ese kino cyapa muri kubona gifite ishusho y'uruziga? Ese uri kubona ari mpande 3? Ese uri kubona ari mpande 4? Kino cyapa gifite ishusho ya mpande 3 mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Iyo batavuze ngo mu ibara ritukura, baravuga ngo umuzenguruko utukura. Ubwo rero byose niba bikoresha ntuzabitindeho ngo uvuge ngo ikibazo cyahindutse. Niba bavuga ngo icyapa cya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, ahandi ukabona ngo ni icyapa cya mpande 3 mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, byose aba ari kimwe, ntuzabigireho ikibazo. Ese kino cyapa gisobanura iki? Hano ibisubizo 4 baduhaye. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ese gisobanura iki? Aravuga ngo ifungana ry'umuhanda. Mbega ngo ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda ibumoso
C kanga umuhanda utaringaniye, D kanga nta gisozi cy'ukuri kirimo. Hano wabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kuyandika ku gapapuro. Ubundi kino cyapa kiba gisobanura hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko ramaze guhitamo D, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. No kubera icyo uhisemo D, nibyo ngiye kukwereka. Ubundi kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Urabona umuhanda watangiye ari munini, ugeze imbere urafungana, ariko umuhanda wafunganye mu ruhande rw'iburyo. Igisozi cy'ukuri ubundi cyakagombye kuba ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda iburyo, kuko ni iburyo hateje ifungana. Ariko kuba bavuze ngo ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda ibumoso, bihise bivuga ko B itaba ari igisubizo cy'ukuri. Niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ariko ibyapa bakunda kubibaza. Niyo mpamvu mbere y'uko ukosora kino kizame byaba byiza urebye iriya video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, kugira ngo nujye uyigeraho kwa bino bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero D, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Niba utari wagisemo, ndakeka ko umenye impamvu duhisemo D, ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nikiramuka kije mu kizame uhita ugikora. Erega niyo mpamvu tuba twaje gukosora ikizame kiba cyakozwe. Ibibazo biragaruka cyane cyane kino kizame kiba cyakozwe mu gitondo. Usanga ibizami babajije uwo munsi bakunze kwibanda mwa kino kiba cyakozwe mbere. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikiye bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ibihe binyabiziga? Aravuga ngo ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. B kanga ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. C kanga ibinyabiziga ndakumirwa. D kanga ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ibibazo biragaruka, jya ureba ko ikibazo udakoze kiramutse kigarutse mu kizamura akora wahita ugikora. Rero ibyo binyabiziga biba bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni C. Ibinyabiziga ndakumirwa, ndakeka ko mujya mubibona kuri za ambulance, ririya tara riba riri kuboneka mu mpande zose, za ambulance n'izindi. Niyo mpamvu hano igisozi cy'ukuri nta kindi ari C. Ibinyabiziga ndakumirwa, ndakeka ko ramaze kugihitamo, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online ukuntu bikorwa, uduha amasaha meza ushaka ubonekaho ku munsi. Nubwo waduha saa 2 z'ijoro turaboneka tukakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa hino bakunda kubaza, bino bibazo bakunda kubaza bigezweho ukora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri izo nimero 0789 35 16 tubigufashemo, nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo C. Rero ibinyabiziga ndakumirwa, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa. Hano iyo bavuze inzira nyabagendwa bari kuvuga umuhanda. Igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura. Bipfa kuba bitarenze ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo igisubizo cya nyacyo. Aravuga ngo kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha. B kanga uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. C kanga uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8. D ikavuga ngo A na B nibyo bisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha. Mbibutsa ko ikinyabiziga cyo gifite ahantu uri kurebera umuvuduko uri kujya ugenderaho. Ntimuzabigireho ikibazo, hari umuntu wigeze kumbaza ese ugenda uri gupima. Na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Igisubizo cy'ukuri ndizera ko wamaze kugihitamo. Igisubizo cy'ukuri ndizera ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri, kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha. B nayo ikaba ari igisubizo cy'ukuri, uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Ndakeka ko wamaze guhitamo rero D.
ndakeka ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombereje ibice byinshi atangira gukurikizwa kirangwa n'ibirango. Ibirango ni kimwe no kuvuga ngo ibimenyetso by'amabara akurikira. Kiriya cyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombereje ibice byinshi atangirira, ese kiba gifite ibirango cyangwa se ibimenyetso by'amabara asate. Aravuga ngo umweru n'umukara, B ikavuga ngo umweru n'umutuku, C ngo umweru n'umuhondo, D ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndatekereza ko amaze kubyitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Rero hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo, barashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisozo cy'ukuri, B ntabwo ari igisozo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Niba utari wareba iriya video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, genda uyirebe, nta kibazo cyerekeye ku byapa kizongera kukugora, kuko ibi byose birimo, ibi byapa byose birimo, umara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora byoroshye. Kandi iyo ugize ikibazo uhita unyandikira cyangwa ukampamagara kuri 078 935 16 26 nkagusobanurira serivisi yo kugusobanurira ikibazo cyose wagize mwa kino kizami kiba kiri gukorwa, cyakozwe uyu munsi cyangwa se n'ibindi biba byarakozwe mbere, iba ari ubuntu. Ndagusobanurira ku buntu kandi nkakora ku buryo urabyumva. Nabona wenda utari kubyumva nkaba nagutegura n'isomo nkariguha kuri WhatsApp. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare mu gihe mugize ikibazo muri gukosora kino kizame kiba cyakozwe. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo igikorwa ry'imirimo ribangamiye cyane cyangwa bucyo buryo bwo kugenda mu nzira nyabagendwa. Ahakorerwa imirimo hagaragazwa ku buryo bukurikira. Birashoboka ko hari imirimo yaba iri gukorwa mu nzira nyabagendwa se cyangwa mu muhanda. Habaye impanuka, ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda kirawufunga, biba ngombwa ko haza abantu bakora imirimo y'ahantu yahangijwe, cyangwa se ni mu gihe cy'imvura inkangu ziri gucika zikagwa, ibitaka bikagwa mu nzira nyabagendwa mu muhanda. Rero iyo mirimo iri gukorwa birashoboka ko yabibangamiye cyane cyangwa buke uburyo bwo kugendera mu nzira nyabagendwa busanzwe. Rero ahakorerwa iyo mirimo hari ukuntu bagomba kuhagaragaza kugira ngo abagenzi cyangwa abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa bakikire iyo nkomyi. Ese hagaragazwa ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite uruhande rwa metero 0.30. B ngo uruzitiro ruri ku mpera y'iburyo. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, bashatse kuvuga ngo A iraba ari igisozo cy'ukuri ndetse na B iba ari igisozo cy'ukuri, kandi iyo wahisemo A iba ari igisozo cy'ukuri, ariko iyo wahisemo A gusa kandi harimo na B wenda ari igisozo cy'ukuri, wagizeho 0. Nicyo bisobanuye kuri C, ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri byombi, ukavuga ko araba ari by'ukuri. D mu gihe yo ivuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo, aho biba bishatse kuvuga ngo A ntabwo araba ari igisozo cy'ukuri, B ntabwo araba ari igisozo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo araba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari igisozo cy'ukuri, B ntabwo ari igisozo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9 kirabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kutamurika mu bihe bikurikira. Mu kihe gihe? Araba ngo uyu muhanda umurikiwe umuyobozi abasha kureba muri metero 200. B ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. C ngo iyo ari mu nsisiro. D kavuga ngo ibisubizo byose nibyo, ibisubizo byose nibyo. Bashatse kuvuga ngo A ni igisozo cy'ukuri, B ni igisozo cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa kano kanya. Rero hano ndakeka ko amaze gutemeza cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Kubera iki? Kubera ko niba ugiye kubisikana n'ikindi kinyabiziga, biraba bishoboka ko urumuri rwawe rw'ikinyabiziga cyawe rushobora guhumisha
undi muyobozi uri kuza gusanga, bikaba byatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Niyo mpamvu iyo ugiye kubisikana n'ikindi kinyabiziga uba ugomba kuzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe. Ndakeka ko waramutse guhitamo B, ndakeka ko waramutse kuyandika ku gapapuro kugira ngo utamuteza ibyago. Bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ubugari bwa romoroki ikuruwe n'igare cyangwa volomoteri ntiburenze ibipimo bikurikira. Iravuga ngo santimetero 25, bega ngo santimetero 125, sega ngo santimetero 45, deka kubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hari abantu bakomeje kujya batubaza ese dukorera he? Dukorera mu karere ka Nyarugenge. Uratwandikiye cyangwa ukaduhamagara ku 078935 1626 tukakwigisha ikinyabiziga mu gihe cy'ukwezi kumwe, ukajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare ku izo nimero 078935 tukwigisha ikinyabiziga mu gihe gitoya. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ide, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko ibibazo biragaruka, niyo mpamvu dukosora ikizami kiba cyakozwe, cyane cyane kino kiba cyakozwe mu gitondo, usanga ibibazo biri gukunda kugarukamo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo muri ibi binyabiziga ni ikihe gihagaze nabi? Tegereze neza kiriya kinyabiziga kiri imbere, witegereze neza kino kinyabiziga kiri inyuma. Ese ni ikihe mwa bino binyabiziga byombi bihagaze nabi? Ni ikihe gihagaze nabi mwa bino binyabiziga byombi? Bageze kuri ya nzira y'abanyamaguru, aho imirongo ibiteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Bajya babibaza, niyo mpamvu babivuzeho kugira ngo nuhura nacyo uhite ugikora. Iriya mirongo iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri naho abanyamaguru bambukira. Icyo kibazo ndabizi urakibaza, ariko waramutse bakibajije nakivuzeho wahita ugisubiza. Niyo mpamvu hano dukosora tugenda tuvuga no ku bindi bibazo kugira ngo nugerwaho ukore rimwe uhite utsinda. Nike gihagaze nabi? Aravuga ngo ibinyabiziga byombi, icy'imbere n'icy'inyuma kikaba gihagaze, byose mbi bikaba bihagaze nabi. Bega ngo ikinyabiziga cy'icyatsi kiriya cy'imbere akaba ari cyo gihagaze nabi. Se ikavuga ngo ikinyabiziga cy'umutuku kino cy'inyuma kikaba ari cyo gihagaze nabi. Dega ngo nta nimwe ihagaze nabi. Hano abari igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ubundi mwa bino binyabiziga igihagaze nabi ni ikihe? Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni iyihe? Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, ibinyabiziga byombi. Yaba kino kinyabiziga cya mbere kiri imbere, urabona ko cyasize umwanya mutoya kiwusigira abanyamaguru, nta nubwo byemerewe kuba cyahagarara hariyereka. Cyamaze kwambuka ntabwo kiba cyemerewe kuba cyahagarara, nyine kirakomeza, keretse hari nta cyapa cyo guhagarara kiba gihari, nta nubwo kiba cyemerewe kuba cyahagarara. Niyo mpamvu gihagaze nabi. Ndetse na kino cy'inyuma cy'umutuku uriko nako cyakojeje umupine mu nzira y'abanyamaguru, niyo mpamvu byombi bihagaze nabi. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero A, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiye ni ikibazo cya 12. Kirabaza ngo iki? Kirabaza ngo ni ryari amatara ndangacyerekezo agomba kugaragazwa ku bandi bakoresha umuhanda, cyangwa mu zindi ndimi ibinyoteri. Iravuga ngo igihe gusa ari ngombwa amenyesha ibindi binyabiziga bimukurikiye. Beka ngo igihe gusa ari ngombwa kuburira abandi bayobozi bava mu kindi cyerekezo. Se ikakubwira ngo mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Deka kubwira ngo kiretse ahari ibimenyetso byo mu muhanda byerekana icyerekezo cyawe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hano rero igiso cy'ukuri ndakeka ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni se, mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Ugiye gukata ukabyerekana, ugiye guhagarara ukabyerekana. Ndakeka ko amaze guhitamo se, ndakeka ko amaze kuyandika ku gapapuro. Niba utaye wahisemo, ndakeka ko iramutse kigarutse mu kizamu urakora mu kanya cyangwa ejo bundi urahita ugikora. Niyo mpamvu dukosora ibizami biba byakozwe, ikibazo wakibonyeho biba bigoye ko wakinanirwa. Iyo kigarutse mu kizami uhita ugikora. Ikibazo cya 13 kirabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza, kiba ari iki? Aravuga ngo inzira y'abanyamaguru.
B bikavuga ngo agahanda k'amagare, C bikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, inzira y'abanyamaguru cyangwa agahanda k'amagare, D bikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko amaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, agahanda k'amagare. Ndakeka ko namaze guhitamo rero B, ndakeka ko namaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo icyapa kimenyesha kugenda mu muhanda ubisikanirwamo gifite. Akenshi bakunda kugishyiraho iyo uvuye mu muhanda w'icyerekezo kimwe, bakakubwira ko noneho ugeze mu muhanda ubisikanirwamo. Ese gifite iki? Arakubwira ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Beka ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Se kavuga ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. D kakubwira ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, igisubizo cy'ukuri wamaze kucyandika ku gapapuro. Ubonye igiye kukivuga utari wamara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo uze kureba ko amanota ugize mwa kino kizame gikozwe ariyo wari kugira mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ishusho aba ari iya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Birumvikana kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero B, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Mu yihe ntera? Aravuga ngo muri metero 100. B kakubwira ngo metero 50. C kakubwira ngo metero 40. D kakubwira nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko amaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, mu ntera ya metero 40. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero C, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'emisoro, haba mu magambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Ese bikorwa mu gihe kingana gute? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Arakubwira ngo mu mezi 2. B kakubwira ngo mu kwezi kumwe. C kakubwira ngo mu minsi 15. D kakubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko wamaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi biba bigomba gukorwa mu gihe kingana iki? Mu gihe cy'iminsi 8. Hano hari iminsi 8 uri kubonamo? Oya, niyo mpamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko kiramutse kigarutse bashyizemo mu minsi 8 wahita ugikora. Murabizi hano dukosora ikizame turi kureba n'ibindi bibazo bashobora kukubarizaho kugira ngo nugerwaho ube warabonye ku bibazo bigiye bitandukanye. Murabizi kugira ngo ukorere imwe uhita utsinda biba gusaba kubona imyitozo yagije kwa bino bizame biba byakozwe. Kugira ngo ujye uhita uyibona ku gihe rero ikintu busabwa ni ukujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda. Naye cyawe ikizamuka jya uhita ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe aribo baza kugusharinga link. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo imizigo yikorewe n'amagare, velomoteri, amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga bitatu n'ibyo biziga bine bifite cyangwa bidafite moteri inyuma ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Aravuga ngo santimetero 20. B kakubwira ngo santimetero 30. C kakubwira ngo santimetero 50. D kakubwira ngo santimetero 60. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni ni C, santimetero 50. Mbibutsa ko iyo ubonye hari ikintu kiri kugora uri gukosora kino kizame
ucyandika muri komenti zanyu zose ndazisoma ndanazisubiza, n'amasomo nagiye mbategurira amenshi ni mwebwe mwari mwayansabye. Rero mujye mubyandika ibiri kubagora, ariko iyo ubonye uri hafi gukora ukabona ufite igihe gitoya bitagukundira ngo uzayitegereze, uranyandikira cyangwa ukampamagara kuri nimero 0789351626, nkaba nahita ngutegura agasomo kagufasha wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo itarandanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Hehe aravuga ngo hegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, mbega kuvuga ngo hegera inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga. Seka ngo inyuma kandi y'impera y'ubuso bw'ikinyabiziga, ndeka kuvuga ngo nta gisubizo kuri kirimo. Ese itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa hehe ku kinyabiziga? Ndakeka ko igisozo cy'ukuri bamaze kugitamo, ndatekereza ko maze kucyandika ku papuro. Hari igisozo cy'ukuri nta kindi ni a, ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ese uramaze guhitamo a? Ese uramaze kuyandika ku papuro? Ndakeka ko uramaze kuyitamo. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo hejuru y'aka kanunga, mu zindi ndimi z'amahanga muhita ngo ni kuri dodani. Hejuru ya kano kanunga ese byagenze ute? Arakubwira ngo nshobora kunyura ku kindi kinyabiziga icyo ari cyo cyose, nshobora kunyura ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe nagabanyije umuvuduko. Mbega akubwira ngo nshobora kunyura gusa ku binyabiziga by'imitende ibiri. Seka akubwira ngo kunyuranaho ibumoso birabujijwe. Ndeka akubwira ngo a na b ni ibisubizo by'ukuri. A, nshobora kunyura ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe ngabanyije umuvuduko, na b, nshobora kunyura gusa ku binyabiziga by'imitende ibiri, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni a, ese ni b, ese ni c cyangwa se ni d. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni c, kunyuranaho ibumoso birabujijwe. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko iyo bakubwiye ngo igihe cyose ni ibumoso uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Rero kunyuranaho ibumoso ku kanunga biba bibujijwe, kunyuranaho kuri dodani ntabwo biba byemewe. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajijwe uyu munsi, cyabazwaga ngo mu gihe cy'impanuka mu muhanda n'ubundi bushotoranyi ni iyihe nimero ya telefoni y'ubutabazi wahamagara? Ubonye impanuka irabaye cyangwa hari abantu batangiye ikinyabiziga, ntabwo bikunze kubaho mu Rwanda kuko twe dufite umutekano uhagije. Ibintu by'ubushotoranyi mu muhanda ntabwo bibaho, ariko mu gihe byabaye se nihe nimero uba wahamagara? Mu gihe cy'impanuka cyangwa n'ubundi bushotoranyi nihe nimero uba wakoresha uri guhamagara inzego zibishinzwe? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ari akubwira ngo 911, B kakubwira ngo 100, C kakubwira ngo 112, D kakubwira ngo 131. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya kiri ikihe? Mwa bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ese niye nimero uba wahamagara? Ndatekereza ko amaze guhita imizo cy'ukuri hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C, 112. 911 yo ikoreshwa muri Amerika. 100 murabizi ni kwa kundi duhamagara twagize ibibazo, ariko 112 niyo uhita uhamagara bakagufasha. Ndakeka ko ramuzwe hitamo rero C, ndakeka ko ramuzwe yandika ku gapapuro. Ndakeka ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije, uri hafi gukora ikintu yusabwa. Urareba ikizame cyose cyakozwe, ibibazo biri kugaruka, abantu benshi bari gutsinda. Ndakeka ko murajya murabibona muri komenti, abantu benshi bavuye gukora bari gutsinda ari benshi. Rero niyo uvuye gukora ugatsinda, ikintu tugusabye jya utanga umusanzu wawe. Uzajya utanga ute? Fata link wisherenge ku nshuti zawe zize twigane, nazo nizigerwaho zizatsindiye ku manota hejuru kandi bitazigoye. Rero nicyo ubusabwa. Ibindi byo ni buri hafi gukora, kanda subscribe kugira ngo ninjye na posting ikibazo kiri gukunda kugaruka ujye uhita ukibonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe ari bo bagusharinga link. Ibindi byo ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Kode zo ziri kuboneka murabizi. Mukeneye kwiga mu buryo bwa online nabwo mwatubwira. Mukeneye kwiga ikinyabiziga cyane cyane umuntu uri muri Nyarugenge, twakigurishisha mu gihe gito y'ukwezi kumwe ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ku 078 935 tubibafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha kandi amahirwe masa mu bintu byose mugerageza gukora.